Reka dusuze kandi duikaze buri mwe wese ugiye kubana natwe turi kuri Media Empire. Mwumva kuri mikoro nk'ibisangwe ndi isingizwe Edith. Ikaze muri wa mwanya twari ibisobanuro bw'amazina. Tugiye kubasobanurira izina Christian. Uyu munsi tugiye kubasobanurira izina Christian ariko ntabwo nirengagije bamwe badusabye ubusobanuro bw'amazina runaka. Niba tutaragusobanurira izina ryawe narababwiye ngo mujye mwihangana mutegereze. Hari izina ryawe wadusabye riba taragirwa. Twe dufite urutonde rw'amazina menshi dukora. Rero niba utaragirwaho humura nawe uzagirwaho. Niba nawe twaragusobanurira izina ryawe ukaba warabyumvishe ufite uko wabyumvise ujye utubwire muri comment utubwire niba ari we wowe twavuze. Ikindi niba ugiye kudusaba izina jya ubanza rero amazina twakoze urebe ko nta iryo zina ugiye gusaba tutarikoze kuko hari abantu byagiye bigaragara ko badusaba amazina inshuro ebyiri cyangwa se 3 kandi twararikoze. Rero mujye mugerageza mudufashe kugira ngo bitworohereze akazi cyangwa se bitume twihutira guhereza abazina abandi bantu. Hari abantu rero baza kuyasaba bakasaba bwa kabiri cyangwa se bakayasaba batanje kureba ko twayakoze. Mujye mubanza mu bigenzure. Reka ndeke gutinda rero twikomereze n'ubusobanuro bw'amazina yacu uyu munsi dufite izina Christian. Niba witwa Christian gira hino tugusobanurira izina ryawe tukubwira ibikuranga. Ariko nanone Christian tuvuga ibimuranga. Niba witwa Charles uhite wumva ko ari wowe. Izina Christian rifite imyitwarire cyangwa se abaryitwa bagira imyitwarire nk'iyaba Charles. Aravuga Charles, aravuga Charire, ariko rimwe na rimwe mu Kinyarwanda twavuga ko ari na Karoli. Gusa ntabwo ibyo ngibyo tugiye kwibandaho cyane, ahubwo nuko nagira ngo nibutse ko abantu bitwa ba Charles cyangwa se Charire bitewe n'uko bivuga, nituba turi gusobanura izina Christian umenye ko nawe uwo nguwo ari we wowe. So izina Christian rero ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'ikigereki ku izina Christianos, rikaba risobanura ukurikira Kristo cyangwa se umuyoboke wa Kristo. Wavuga ukurikira Kristo wavuga umuyoboke wa Kristo, byose ni ibintu bimwe nuko umuntu abivuga mu nyito zitandukanye. Hanyuma bimwe mu bintu biranga ba Christian usanga ba Christian ari abantu bakunda gusabana kandi bakagira inshuti nyinshi. Umuntu ukunda gusabana usanga agira inshuti nyinshi cyane kubera ko nyine aba yisanga muri abo bantu kandi akaba yumva yahorana nyine cyangwa se aho yagira hose yasabana n'abana bose ahuye nabo. Niyo mpamvu rero usanga icyo gihe agira inshuti nyinshi. Ntabwo ari nka wa muntu nyine uhora acecetse uhora ari wenyine ugera mu bantu numenye ko yanahageze. Ntabwo ameze nk'abo rero. We ni umuntu usabana ugasanga rero gusabana kwitumye agira inshuti nyinshi. Christian kandi ni wa muntu ugira amarangamutima akagira n'amagambo meza. Gusa nibwo agira amagambo meza Christian nanone ni umuntu ushobora kuba nyirabayazana ibintu bishobora guteza ibibazo. Sinzi niba icyo kintu mucyumvise. Hari ukuntu umuntu afite amagambo meza cyangwa se muri ko gusabana ubwo n'inshuti ye cyangwa se inshuti ze, hari ukuntu aba yitwara, hari ukuntu aba inshuti nyine imeze neza, afite amagambo meza, agira amarangamutima, ariko nanone afite ibintu nyine cyangwa se ifitemo ibintu bishobora kuba byateza ibibazo. Gute rero? Igihe kimwe ntabwo nyine yihangana, ni wa muntu udashobora kwihangana, akaba wa muntu uba ushaka kwigenga ndetse akaba anashaka gukora ibintu nyine mu nzira ze nawe umuyoboye. Kandi iyo turi muri sosiyete y'abantu benshi ntabwo wakumva ko ibyo utekereza cyangwa se ibyo ushaka gukora ari byo urakora mu buryo bwawe. Oya, hari igihe ushaka kubikora mu buryo runaka undi ashaka kubikora mu bundi buryo, mukaba nk'abantu batatu cyangwa se barenze batatu batandukanye bari gutekereza gukora ikintu mu buryo butandukanye. Icyo gihe rero niba muzi ko mugiye kubyumvikanaho biragorana kuba Christian yakumva ko nyine arakurikiza ibyanyu mwebwe mushaka gukora, kubera ko nyine ntabwo yumva ko nyine akeneye umuntu umuyobora. Yumva ko yakigenga agakora ibintu mu buryo bwe mu nzira ze nta muntu umuyoboye. Niyo mpamvu rero twavuze ko ni ukuba agira amarangamutima, kuba agira amagambo meza, ariko nanone ni nyirabayazana w'ibintu bishobora guteza ibibazo. Ibyo bibazo rero bishobora kuboneka mu gihe atabashije kwihangana ngo yihanganire nyine byo yari mushaka kumvikanaho, ahubwo agashaka kwigenga mu byo ashaka ko mukurikiza cyangwa se mukora mu kimbo cyo gukora ibyanyu. Nibyo rero biranga ba Christian. Niba witwa Christian igenzure urebe niba koko ariko uteye, niba ari byo wifitemo. Niba witwa Charles twavuze ko nawe uri buze kugerageza gukurikira ibyo turi kuvuga kuri Christian kubera ko imyitwarire yanyu aba ari imyitwarire imwe. Iri zina rero ikindi kintu tutavuzeho nanone twagarukaho nuko ari izina rifite isano n'idini rya Gikristo, aho usanga nyine ababyeyi baryitirira abana baba ari abakristo, ariko kandi nanone namwe mu mazina nyine
agaragazwaho nyine cyangwa se agaragaraho indangagaciro za gikristo. Hari amazina menshi ameze uko, ntabwo ari ukuvuga ngo ni Christian gusa, hari abitwa ba Matayo, hari abitwa ba Elizabeth, hari abitwa ba Grace cyangwa se Grace bitewe n'ukuri rivuga. Abo bose rero ni amazina bakomoka ku idini rya gikristo. Rero ababyeyi cyangwa se abantu bakunda kwitira izina abana babo ni abantu usanga nyine bakora cyangwa se bizira Kristo. Rero reka twizere ko byabagendekeye neza ibyo twabakoreye cyangwa se ibyo tubagejejeho. Niba witwa Christian, uraza kutubwira niba ibyo twavuze bikuranga muri comment. Niba kandi witwa Charles, nawe ubwo byose ni kimwe. Niba kandi uzi inshuti yawe yitwa Christian ukaba wumvishe iri zina utari kumwe n'iyo nshuti yawe, ushobora kurisangiza ya nshuti yawe kugira ngo yiyumve cyangwa se amenye uko ateye. Reka nizere ko mukomeza kugubwa neza mu byo murimo bibagendekera neza. Niba utameze neza, ihangane uraza kumera neza. Kandi niba ufite ibibazo bikuremereye, jya ubitura Imana buriya irasubiza. Uko byagenda kose ntabwo uzaho ubabaye. Igihe kimwe urababara, ikindi ukishima. Abishimye nabo rimwe bakishima, ariko mu kanya gato cyangwa se mu gihe runaka bakababara. Reka rero tukwifurize kugwa neza aho uri hose, byirimo byose bikugendekere neza. Tuzasubira ubutaha mu busobanuro bw'ayandi mazina tuzabagezaho. Mwari kumwe nanjye Hisingizwe Edith, turi kuri Media Empire. Ndabashimiye cyane.